kabisa ndashaka kugutembereza agace gato k'umujyi wa Kigali. Aha ni Kimihurura konveshoni, aharimo kubakwa umuturirwa ku Kacyiru. Université ya Kigali. Rebere rwose, ntabwo ujya ubona akanya ko gutembera. Rebere uyu muturirwa urimo kubakwa ku Kacyiru hafi y'urukiko rukuru. Nawe irebere uyu muturirwa kabisa. Ntabwo ujya ubona akanya ko gutembera. Ariko kandi ujye wibuka no gukora subscribe kugira ngo ibyiza nk'ibi bigiye kujya bigucika. Reba uwo muturirwa rwose, tonde urebe neza. Reba ku rukiko rwose neza. Rebere uwo mujyi wa Kacyiru ukuntu umeze neza. Hafi ya radiyo y'Abadivantisite. Nawe wirebe. Ibyiza nk'ibi nta handi wabisanga uretse kuri Haleluya Amina TV. Wowe jya ukora subscribe gusa, ubundi tuguhe ibyiza utasanga ku yindi miyoboro. Kora subscribe, nta gihombo kirimo, uzajya ubona ibyiza. Nawe urabona iyi Kigali ukuntu ikeye, uzajya ubona ibyiza. Ariko uyu muturirwa nyagasani ni umunsi wuzuye bawuteye amarangi, nabwo nzongera mbibereke kabisa. Ntabwo uruzura ariko uri hafi. Nawe irebere uyu mujyi kabisa, irebere kabisa. Kora subscribe, ukore share, woherereze abo mu majyepfo barebe, woherereze abo mu majyaruguru barebe, woherereze abo mu burasirazuba barebe, woherereze inshuti yawe. Urebe Kigali wiyicariye iwawe mu rugo. Amazina yanjye nk'uko bisanzwe ni Hitimana Dismas.